Igicumbi News ni Gicumbi News Online TV, twizere ko mukomeje kumererwa neza aho muherereye mu bice bitandukanye by'igihugu, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali. Nizere ko mukomeje kumererwa neza, saho gusa kandi n'abari mu mpande zitandukanye z'isi, abari i Burayi, mu mugabane wa Amerika, muri Aziya, muri Australia, ndetse no hano ku mugabane wa Afurika. Namwe mwese mukomeze mumererwe neza, babandi mudukurikira muri hanze y'u Rwanda, mwese nizere ko mukomeje kumererwa neza, mwese mukomeje kunogerwa na gahunda za Gicumbi News Online TV. Dukomeza no gushimira Bizimana Desire ubukomeje dutunganyiriza gahunda zose za Gicumbi News Online TV, haba mu majwi ndetse no mu buryo bw'amashusho, kugira ngo bibashe kubageraho neza. Ibyo byose niwe tubikesha. Hanyuma rero muri aka kanya ni Nsengimana Evariste ugarutse nanone kugira ngo mbagezeho amakuru agezweho muri aka kanya. Hanyuma rero muri aka kanya ni inkuru tugiye gusoma, akaba ari inkuru dukesha Kigali Today, aho ivuga ko Ubuhinde cyangwa se mu gihugu cy'Ubuhinde umugore arashinja umugabo we kumuharika injangwe. Ngaho da, ibintu ntabwo byoroshye, ibintu byakomeye mu Buhinde. Urukiko rwitwa Karnataka High Court rwakiriye ikirego cy'umugore ushinja umugabo we kuba akunda injangwe ye ndetse akayitaho kurusha uko amukunda, ndetse ko atamwitaho nk'uko yita kuri iyo njangwe. Hanyuma rero umucamanza muri urwo rukiko, Mr. Nagaprasana, yavuze ko nyuma yo gusoma neza ikirego yabonye ko umugore atarega umugabo kumukorera ihohotera cyangwa se ubundi bugome, ahubwo ko amurega ko yita ku njangwe kurusha uko amwitaho, ikindi agakunda iyo njangwe kurusha uko yita ku mugore we. Uwo mugore rero kandi yavuze ko iyo njangwe imaze kumushwaratura inzara kenshi, umugabo areba ariko ntagire icyo abikoraho. Umucamanza rero Nagaprasana yagize ati ni ikirego cyerekeye ibibazo byo mu rugo hagati y'umugore n'umugabo babana. Umucamanza rero yongeyeho ati uko umugore ashatse kuvugana n'umugabo we kuri icyo kibazo bihita bibyara amahane n'intonganya hagati yabo bombi. Rero ikibazo si ubundi bugome umugabo yaba akorera umugore, ahubwo ni injangwe bivugwa ko umugabo ayikunda cyane kandi imaze gushaka kuruma umugore kenshi, ubundi ikanamushwaratura. Nyuma yo kumva icyo kirego rero kidasanzwe, urukiko rwategetse ko hakorwa iperereza ku byo uwo mugabo ashinjwa. Umucamanza avuga ko imanza nk'izo zigenda ziyongera mu ziboneka mu butabera bw'Ubuhinde, zikaba zigomba gukurikiranwa n'ubutabera bukaboneka ku bantu bose babukeneye. Ngaya nguko rero, iyo niyo nkuru yari igezweho. Urumva ko ntabwo byoroshye mu Buhinde, aho umugore avuga ko umugabo we rwose akunda injangwe kurusha uko yakabaye amukunda, bivuze ko ayitaho cyane kurusha uko yakagombye kuba yita kuri uyu mugore. Ibintu rero ntabwo byoroshye rwose. Aha ni muri iki gihugu cy'Ubuhinde giherereye hariya mu majyepfo y'umugabane w'Uburayi ndetse na Aziya, ndetse nano kikaba gituye hirya y'ikigwa cya Australia cyangwa se cy'umugabane wa Australia. Hanyuma rero ayo yari amakuru agezweho muri aka kanya, akaba ari amakuru turi gukesha ikinyamakuru Kigali Today. Rwose dukomeza no gushimira abanyamakuru ba Kigali Today baba batugejejeho amakuru meza nk'aya ngaya abagiye agezweho. Hanyuma rero ni Nsengimana Evariste, nk'ibisanzwe nkomeje kubashimira mwese muba mwabashe kudukurikira isaha ku isaha, umunota ku munota, kugira ngo tubane tubagezeho amakuru agiye atandukanye aba yagiye
ca mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye bya hano iwacu mu Rwanda, by'umwihariko ibinyamakuru byandikira kuri murandasi cyangwa se ibinyamakuru bica kuri internet. Hanyuma rero ngahe nguko, reka mbashimire babwira nti ciao ciao, andi makuru naho mu kanya, turacyari kumwe hano kuri Igicumbi News.